aranavuga ngo kuba umukene ntabwo biteye isoni nko kugira isoni z'uko ukennye. Gukena nta kimwaro biteye, ahubwo kugira isoni z'uko ukennye nibyo biteye ikimwaro. Yaranavuze ngo igiceri cyazigamwe ni igiceri cyinjijwe, ifaranga ryazigamwe ni ifaranga ryungutswe. Ifaranga rizigamwe riruta kure ifaranga ryinjiye. Nubasha kwita ku biceri byawe, inoti zo ziziyita. Franklin yaravuze ngo ushobora gutinda ariko igihe cyo ntikizatinda. Ushobora gutinda kubikora ariko igihe ntikizatinda kukwereka ko wakererewe. Aranavuga ngo kora nk'aho ugomba kubaho imyaka 100 ariko usenge nk'aho ugomba gupfa ejo. Franklin yaravuze ngo umunsi umwe wa none ufite agaciro kuruta iminsi 2 ejo hazaza. Aranavuga ngo ikintu cyiza waha umwanzi wawe ni imbabazi. Ikintu cyiza waha ukurwanya no kumworohera. Ikintu cyiza waha inshuti yawe ni umutima. Ikintu cyiza waha umwana wawe no kumubera icyitegererezo, urugero rwiza. Ikintu cyiza waha so no kumwubaha, kubaha inama ze, kumwumvira. Hanyuma ikintu cyiza waha nyoko ni imyitwarire imutera ishema. Ikintu cyiza wakwiha wowe ubwawe ni icyubahiro, kwiyubaha. Hanyuma ikintu cyiza waha abandi bose basigaye ni ubugiraneza, no gufasha. Franklin yaravuze ngo umutekano udafite umudendezo witwa gereza. Aranavuga ngo nahitamo kujya kuryama nshonje kuruta kubyukira mu madeni nafashe kugira ngo ntaburara. Nahitamo kuburara aho kubyuka nishyuzwa ideni. Muri make aho kugira ngo uguze kugira ngo utaburara, waryama ushonje. Aranavuga ngo umunyamafaranga yibeshya ko buri kimwe cyose kigurwa amafaranga. Aranavuga ngo ijisho ry'ubwami rikora imirimo myinshi kurusha amaboko ye. Ijisho ry'umwami rikora imirimo myinshi kurusha amaboko ye. Franklin yaravuze ngo iyo iriba ryumye nibwo tumenya agaciro k'amazi. Aranavuga ngo umuvandimwe ashobora kuba atari inshuti ariko inshuti nyayo izahora ari umuvandimwe. Uyu mugabo yaravuze ngo amagambo ashobora kwerekana ubwenge bw'umugabo ariko ibikorwa bye nibyo bimusobanura. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo ibibi uzi ku muntu bimwibwirire ariko ibyiza umuziho aba ari byo umuvugaho mu bandi. Inshuti nyayo ivuga ibibi byawe muri kumwe, ibyiza byawe ikaba ari byo ibwira abandi. Mu gihe inshuti mbi ivuga ibyiza byawe muri kumwe, ibibi byawe ikaba ari byo iganira n'abandi, ikajya kugutaranga. Ariko burya inshuti nyayo ni ya yindi gutaranga muri kumwe ariko yagira hirya ikagutaka. Iyo uzayigumane rwose, nunayibona uzayigumane cyane. Wa muntu ukubwira ibintu bibi byawe muri kumwe, yagira hirya akavuga ibyiza byawe, iyo aba ari inshuti nyayo. Kubera ko abantu benshi ni indyarya, akubwira ibyiza byawe muri kumwe, yagira hirya akavuga ibibi byawe. Franklin yaravuze ngo ujye witondera twa dufaranga usuzugura ukadupfusha ubusa. Burya umwenge muto niwe urohamisha ubwato bunini cyane. Yigeze kuvuga ngo urashaka gutsinda, urashaka kubigeraho, formule nimwe yonyine: simbuka vuba vuba ku mahirwe nk'uko ubikora mu gufata ibyemezo. Ihute cyane mu mahirwe nk'uko wihuta cyane mu myanzuro ufata. Muri make imbaraga ukoresha ufata imyanzuro barizo ukoresha ufata amahirwe. Franklin yaravuze ngo kuba injiji ntabwo biteye isoni cyane nko kudashaka kwiga. Muri make kudashaka kwiga biteye isoni kurusha kuba injiji. Uyu mugabo yaravuze ngo inshuti mbi zimeze nk'igicucucucu, byose biza gusa iyo izuba ryaka. Inshuti mbi uzazibona igihe umeze neza, n'igicucucucu cyawe uzakibona igihe izuba ryaka. Imvura nigwa kizaguhunga. N'inshuti mbi nuko zimeze, iyo ugeze mu bihe bibi zirahunga. Franklin yavuze ijambo rikomeye ngo inzoga ni igihamya yerekana ko Imana idukunda kandi ko ikunda kutubona tunezerewe. Divayi ngo ni igihamya yerekana ko Imana idukunda kandi ikunda kutubona tunezerewe. Yaranavuze ngo kunyurwa bituma abakene bahinduka abakire, kutanyurwa bituma abakire baba abakene. Aranavuga ngo umutima w'umupfayongo uri mu kanwa ke ariko umunwa w'umunyabwenge uri mu matwi ye. Yashimangiye rya jambo rigira riti ntabwo duhagarika gukina kuko dusaza,
ahubwo dusaza kurushaho iyo twahagaritse gukina. Franklin yaravuze ngo abantu benshi bapfa ku myaka 25 bagashyingurwa bafite imyaka 75. bivuze ko abantu benshi babaho batariho. Franklin yaravuze ngo ikintu cyose cyatangiriye mu burakari kirangirira mu kimwaro. Ikintu cyose gikozwe mu burakari kirangira gikojeje isoni. Aranavuga ngo kunyerera ikirenge bishobora gukira vuba, ariko kunyerera ku rurimi ntushobora gupfa kubikira. Imvune iturutse ku kunyerera ikirenge ikira vuba, ariko imvune iturutse ku kunyerera ururimi ntabwo igipfa gukira. Mu magambo se Franklin yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo ubunebwe butuma ibintu byose bigorana, mu gihe umwete utuma ibintu byose byoroha. Bya bindi Nkomezi yigeze kuvuga ngo ubuzima bumeze nk'igisirikare kidasanzwe. Iyo wicaye ntacyo uri gukora, uba uri kure mu mutwe w'abasirikari bazagutera mu gihe kiri imbere. Hanyuma iyo ukora ubutaruhuka, uba uri kure mu mutwe w'abasirikari bazakurwanirira mu minsi iri imbere. Ibitero tugabwaho bituruka ku basirikari twatoje. Ikindi n'abasirikare baturinda nabo nitwe tubatoza binyuze mu byo dukora. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe n'umunyamerika wa mbere, nta wundi rero ni Benjamin Franklin. Iri jambo ryagucitse duhure kuri YouTube channel _TV. Kora subscribe tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.